Reka nongere mbahe ikaze mwebwe tubana umunsi ku wundi, mbibutsa no gukora subscribe niba utarayikora, ndetse nawe tugiye kubana ari ubwa mbere ngo uhaye ikaze. Ngende ya Safi Obi, like, share na comment byanyu ni ingenzi. Ikaze rero. Inkuru yacu uyu munsi tuyitangiranye n'agakupure ubona ko gasa nkaho kari mu byishimo. Ubona ko rwose hari ibyo bari kumva kimwe, ngo muri ako kanya bakiri mu byabo hari undi wahise yinjira w'umusaza. Arangije ahita yikanga cyane. Nuko ahita asakuriza hejuru avuga ati Clarisse, uri mu biki? Ibyo ni ibiki urimo gukora? Nta soni? Ubwo babandi bari mu byabo bahise biyikanga. Udisi ibona ko ari n'agakobwa kakiri gatoya. Ubwo kahise gahaguruka n'ubwo babwinshi ati papa wahageze. Ubwo umusaza yarabitegereje. Araje ati wowe se uruwahe? Niko Clarisse, uyu ninde muri kumwe rwose ushaka kunyangiriza umwana? Ubwo umukobwa yaratangiye kumuvuga. Papa ahita avuga ati niyivuge se nyine, nta munwa agira. Ubwo umusore wari uri aho ngaho rwose arimo kwiyumva. Yahise avuga ati muraho neza papa Clarisse, nitwa Daniel, njyewe nyine ndi boyfriend wa Clarisse, turakundana, twize ku kigo kimwe, ariko ko yanamurushagaho ishuri njyewe nasoje uriya mwaka washize. Mutubabarire niba twaba tugiye kurengera, ariko nyine turakundana cyane by'ukuri pe. Sinzi ukuntu nabigusobanurira ariko nkunda umukobwa wawe. Ubwo umusaza yarabarebye. Araje ati murakundana? Okay, mwicare tuganire nta kibazo. Ubwo umusaza ahise yicara. Araje ati Clarisse, ngaho mbwira ukuntu usigaye ukundana mwana wanjye. Ubwo umusore yahise avuga ati yego papa Clarisse, tumaze iminsi myinshi rwose dukundana, hafi imyaka 2 rwose igiye kuzura dukundana, kandi nta muntu ushobora guca undi inyuma, mbese turanizerana cyane rwose, mba mbona tuzanabana. Sibyo rata Clarisse? Ubwo agakobwa kahise kemera. Karaje ati nibyo papa, ni ukuri nanjye ndamukunda kandi by'ukuri. Ubwo umusore yakomeje kubwira umugabo avuga ati papa Clarisse, ni ukuri umukobwa wawe namugushimira cyane, sinzi ko nshaka kubikubwira ngo ubyumve, ariko nyine ajya mfata neza, akankunda kandi bikagaragara. Ikindi kandi nuko n'amasomo yatsinda tutavuga ngo ndamurangaza. Ubwo umusaza yarabumvishe. Araje ati okay, mwana wanjye, utambeshye se koko uramukunda? Mbwira, ese ntabwo aribyo bituma utagira amanota menshi cyane ku ishuri? Ubwo umusore yahise yitanguranwa. Araje ati no, ntabwo ngiye natuma nyine agira amanota make cyane, kubwo nta kuntu aba atagize, kuko nanjye ntabwo dukunda kubonana kenshi, no kuri telefone sinjya muhamagara kugira ngo mu mwanya nyine uhagije yige. Ikindi kandi nubwo narinje ahangaha ni iminota mike nyine narinje kugira ngo tuganire face to face, ntabwo twari duherukanye. Ubwo umusore yakomeje kwisobanura kuri sebukwe, niko nabyita. Umusaza araje ati ibyo ni sawa rwose, ariko se hari akandi kantu ndi kumva nshaka kubabaza. Kubera kimwe mugiye gutwarwa n'amarangamutima maze mukanega ku byo mwari mwariyemeje, cyangwa ni ibintu musanzwe mukora n'ubundi? Yego niko Clarisse, biriya nsanze mugiye gukorana ibyo musanzwe mukora? Ubwo umwana w'umukobwa yarebye umusore, ubona ko yagize ubwoba rwose yabuze n'icyo asubiza. Ubwo umusore yahise avuga ati rwose mutubabarire babyeyi, ntabwo bino bintu bizongera. Ikindi kandi Clarisse agiye kwisubiraho mu ishuri, nawe agiye kujya atsinda, ni ukuri mutubabarire pe. Ubwo umukobwa yahise yemera. Aje yumva ko bamuvuganiye avuga ati yego papa ntabwo nzongera. Ubwo umusaza yarabarebye. Araje ati okay, ibyo nta kibazo rwose, njyewe ngiye gusubira mu kazi mu kanya, ubwo nyine nta kibazo tuzasubira. Ubwo umusaza yitegereje abana ukuntu babyakiriye bose bamwenyura, bumva ko bishimye. Umusaza arangije arabareba. Araje ati ariko se nanone nyine Clarisse, nta kuntu wowe n'uwo muhungu niba mukundana koko by'ukuri, byaba byiza gupropose nyine mukabana? Urabyumva gute? Cyangwa se akaza akaba muri iyi nzu, kugira ngo nyine areke gukomeza gukodesha aho ngaho yibana, aza bari kuba muri iyi nzu, nta kibazo nyine nurangiza kwiga nzabashyingira rwose mujye kubana. Ubwo abana bikanzemo bumva ari nk'inzozi, bumva rwose papa bashobora kuba ari kubakinisha, ariko ari kubabwira ati rwose byaba byiza mudakomeje kugaspira amafaranga, kodesha inzu, ukora iki, ukaza ukabura ahangaha, umukobwa wanjye yazakura amaze kurangiza kwiga ubundi nkabashyingira. Gusa ariko niba mukundana by'ukuri hatarimo ibintu byo kubeshyanya, hari ikibazo? Ubwo abana disi barishimye. Umusore kuvuga ati nta kibazo rwose, nta kibazo.
waba unkoreye, ikindi kandi waba umpaye amahirwe rwose yo kuzajya mba ndi hafi y'umukunzi wanjye. Ubwo agakobwa disi byaragatunguye karahise ati papa urakomeje papa. Umusaza ati ya ntabwo nagukinisha mwana wanjye, ikindi kandi mba ngomba kugufasha muri buri kimwe. Ikintu mbonye rwose ko ukigiyemo gikunze aba ari itegeko ko nanjye ngushyigikira, cyane ko mama wawe nyine ntawe uba uhari. Ubu ngubu ni njye mama wawe nkaba na papa wawe. Ikindi kandi mukobwa wanjye urabizi ko ngukunda, ibyo wakora byose ngende proud yawe sibyo? Ubwo disi akana karishimye kati papa urakoze n'ukuri, urakoze kuba wemereye Dani kuba yabanga tukajya tubana. Ubu ngubu nanjye kujya mbana na boyfriend wanjye. Ubwo umusaza yahise ahaguruka ubona ko ari seriye cyane rwose. Araheti ya gusa ariko hagati aho ngaho Clary wowe ugiye kuza tujyane kwa muganga panze ndebe ukuntu ubuzima bwawe buhagaze. Ikindi kandi kuba ugiye kubana na boyfriend wawe ntabwo bivuze ko uzahita ubyara, turumvikana? Ntabwo nshaka kubyara, bashaka ukundi kuntu nyine babigenza, ariko uzabyara kera warabiteganyije kuko ubu ngubu urabizi ko ukiri umunyeshuri. Hari ikibazo? Ubwo Clarisse yisekejemo arahita nta kibazo papa, nta kibazo n'ukuri reka tugende. Nanjye ntabwo nakishimira kuba nahita ntwarinda aka kanya. Ubwo umukobwa disi yahise areba umusore arahita baby turaza kugaruka mu kanya sibyo? Reka mbijyanye na papa nyine kwa muganga tugire ibyo dukemura, nta kibazo ndaza kugaruka ngusanga. Umwana disi yahobeye umukunzi we sebukwe nawe ahita amusezera aravuga ati sawa rero Dan turaza gusubira. Ubwo umuhungu yasigaye aho avuga ati murakoze cyane rwose, nta kibazo nanjye ndasigara ku rugo. Ubwo baragiye bagiye kwa muganga, umusore nawe asigara aho ngaho iwabo w'umukobwa ari kwishima, ubona ko ibyishimo ari byinshi rwose byamurenze. Ariko uvuga ati wow aba bakire rwose ngiye kubabamo, inzu imeze gutya, ahantu hasa neza, wow kabisa rwose ngiye gutsindira umukobwa wo mu bakire, gusa ubuzima ewana. Ubwo umusore disi ibyishimo byaramurenze, ari gutungurwa cyane n'ukuntu umugabo amwemereye kuba yaba aho ngaho kugira ngo abane n'umukobwa we. Ubona ko ibyishimo rwose ari byinshi byamurenze. Ubwo barakwereka bukiye mu gitondo umusore yaraye aho ngaho, umukobwa we kubera ari umunyeshuri yabaga yabyutse kare yagiye kwitegura. Ubwo bose baje bari kwicara ku meza kugira ngo bafate breakfast. Ubona ko rwose umusore asa nkaho yashonje. Ubwo agakobwa karamubonye karangije ati waramutse gute baby, navuye mu buriri ugisinziriye, umeze neza? Ubwo umusore yahise amubwira ati ya meze neza ariko nyine ndashonje, kubera ko utateguye ibiryo ku meza. Ubwo umukobwa disi ngo ni Clarisse yahise avuga ati wigira ikibazo ariko nawe papa ndabizi ko ari kubitunganya ubu ngubu agiye kubituzanira sibyo? Humura rwose. Ubwo koko umusaza wari ukiri mu gikoni yahise afata utwo yaramaze gutunganya arangije atuzana muri salo aho abana bicaye, gusa ariko yizaniye ibye wenyine ntiyagira abandi azanira. Arangije azicara ku meza atangira kwirira ubona ko nta kibazo afite. Ubwo abandi baramwitegereje, bari bategereje ko papa wabo ngo abibazanira, gusa ariko umusaza yizaniye ibye wenyine. Ubwo umukobwa byaramutunguye arangije ati papa cyagenze gute? Ubwo umusaza yikanzemo arangije ati habaye iki, hari ikibazo mufite? Ubwo Clarisse yahise avuga ati papa nyine twari twicaye aha ngaha inzara iratwishe, twari dutegereje ko watuzanira icyo kurya turakibona. Ubwo umusaza yahise yikanga arangije ati ngo ngwiki, none se mwajye mu bintu byo gukundana mutazi inshingano zanyu? Ntabwo mubizi ko bari inshingano zanyu kwitegurira icyo kurya? Ubwo umukobwa yahise avuga ati papa ariko nawe urabizi ko ngiye ntazi kugira icyo na kimwe ntunganye, subizi ko ibintu byose we wajya kubintegurira, ubu se njyewe najya gutegura ibiki papa? Uko ubizi ingenzi guteka? Ubwo umusaza yari yikanze arangije ati ariko ibyo ngibyo ntabwo byumvikana, aho ngubu si wabaye umuntu mukuru? Kubera iki utabitekerejeho uvuga ko ugiye kujya utangira kujya uryamana n'uwo musore mukundana? Niko nta soni? None se abantu bakundana si bafashanya? Wakamubwiye nyine nawe akagufasha. Ubwo umukobwa yahise avuga ati papa ngaho nta kibazo nyine tweranje, ubu ngubu ubutaha tuzajya tubyimenyera sibyo? Ubwo umusaza rwose wari kwirana apeti nyinshi yahise avuga ati mwumve babwire rero, mu gikoni harimo ibiryo byinshi mushobora kuba mwajya guteka uyu munsi nta kibazo mukarya, ariko kuva ejo muzajya mwigurira ibiryo byanyu kandi
muzajya nyine mwimenyera buri kimwe mwebwe, turumvikana? Kuko ubu ngubu muri famiye mugiye gutangira kuzubaka umuryango wanyu. None siko mubizi hari urugo ruhahira mu rundi? Ubwo papa wabo kuko yari abemereye ngo ntibajye kugira ibyo batunganya mu gikoni barye, ngo gusa ariko kubera ejo bazajya bimenya. Ubwo Clarisse yahise abaza Daniel amubaza ati Dan, waba uzi gutekara kugira ngo tugire ibyo tujye gutunganya natwe turye? Ubwo umusore yahise avuga ati oya, ntabyo nzi nanjye rwose Karari. Ubwo umusaza byaramubabaje, araje ati nuko wabona bahagaze gusa. Ubwo umukobwa yarababaye kuko yari yaramenyereye gukorerwa buri kimwe na papa we. Ubwo papa we nawe yabonye ko umukobwa atangiye kumva ko yakuze, araje ahita amucutsa atangira kugenda amwereka buri kimwe cyose ko gishoboka, ariko umubwira ko ashobora kujya kwikorera noneho buri kimwe. Ubwo umukobwa byaramucanze, aranje arebye ku isaha abona ashobora kuba yakererewe, araje ahita ahaguruka ajya kwitunganya neza kugira ngo abone uko agenda. Ubwo muri ako kanya umukobwa yari ahagurutse, umusore yasigaranye ku meza na sebukwe. Ubwo umugabo yaramurebye, araje ati niko Dani, kundeba cyane kugira ngo nguhe se? Ubwo umugabo yagiye kumutamika disi, araje ahita amunomfesha yanga kumuha. Ubwo disi Daniel yarikanze yumva ko ibyo bintu rwose ari ubugome batangiye kumukorera. Ubwo disi umugabo yari ari kurya mu gihe umwana yamiraga amazi, yumva ko yabuze n'ahantu areba bitewe n'inzara nawe yari afite, gusa ariko nta kundi yari kubigenza. Ubwo Clarisse we wari bujye ku ishuri yabonye ko yakererewe, arangije ahita afata bag kugira ngo yigendere. Ubwo yaje ari gutera impuhwe papa we, amubwira ati papa, none se wanije urufunguzo rw'imodoka yawe Daniel akangiza ku ishuri karahita agaruka, sibyo? Ndi kubona ntakerero rwose amasaha yanjyanye. Ubwo umusaza yaramurebye, araje ati njyewe mbaye imodoka yanjye muyijyane ku ishuri? Akusi Clarisse wasaze, simaze kukubwira ko nta rugo ruhahira mu rundi? Umva, bwira umugabo wawe kujyane, si mwatangiye kubaho nk'abagabo n'abagore se? Mubwira kujyane ku ishuri. Ikindi kandi nimba wumva ushaka ko umugabo wawe ari kujyana ku ishuri, hariya hari akagare kaparitse, mwiyaranje rwose ashaka ukuntu akugezayo. Hari ikibazo? Ubwo umwana disi yumvise ko bimucanze, ariko avuga ati gare papa. Ubwo yahise ahindukirana umukunzi we Daniel, amubwira ati babe, none se waje ukangeza ku ishuri k'amasaha yanjyanye, sibyo? Ubwo umusore wari wisonzeye disi kandi yaje kuba mu bakire, yumvise nawe ko bimucanze, araje ati babe, ese kubera iki batadutiza imodoka ko ndahita nyigarura? Ubwo agakuka kakomeje kwinginga papa we, kavuga ati papa, ese wadutije karahita agaruka koko? Cyangwa nyine nimba byanze umpa amafaranga njye gutega taxi kuko nihute, ni ukuri ndi kubona nakererewe kugera ku ishuri. Ubwo umusaza yahise avuga ati Clarisse, I'm sorry rwose, ariko ibyo ngibyo ntabwo biri mu nshingano zanjye, sibyo? Gira boyfriend wawe nta kibazo arabigukorera, gusa yabura amafaranga yo kuguha ngo utege taxi. Ubwo disi umusore wari urangwa yumvise isi mwikaragiyeho, yibutse ko n'amafaranga nawe ajya afite ku mufuka. Agakobwa disi nako kagahindukira, kavuga ati Daniel, wambaye amafaranga ngatega taxi babe, sibyo? Suri kubona ko nakererewe kugera ku ishuri. Ubwo umusore wari uri aho ngaho, icyo yari azi we yari ukwirwa atereta gusa n'amafaranga yifitiye. Ubwo yahise atangira kubwira umukobwa ati babe, urabizi ndagukunda kandi nta kintu nakwima, ariko nta kazi ngira, kandi iyo umuntu nta kazi agira nyine nta n'amafaranga aba afite. Ubu se koko mbigenze? Nta mafaranga mfite? Umukobwa yahise ahindukirana papa we, avuga ati papa, ese waturwanyeho wowe, sibyo? Watwimye ibiryo none wanze no ko bangeza ku ishuri? Ubwo umusaza disi bari bakomeje gutesha umutwe, yahise ahagurukana ibyo yari ari kurya. Umusore agira ngo byibuze bagiye kubimuhanga birye. Umusaza ati ntabwo nabiguha, ibingibi reka njye kwimena kuko nibyo nsigaje, nababwiye ngo mujye mwirwanaho, hano ntabwo ndi umukozi wanyu. Ubwo ibyo yabivuze agenda, umukobwa asigara aho ngaho ari kwinginga sheri we, avuga ati babe, vayo rero nawe unyane kuri ka kagare. Ubwo ko umuhungu kuko nta bundi bufashe yari butanga aho ngaho, yarameye ko kahita agenda ahekanye na wa mukobwa ngo ni girlfriend we, aremera amujyana ku ishuri kubera ko umukobwa yasaga nkaho yakererewe. Ubwo agakobwa disi kasaga nkaho ari ka no stress, ubona ko ibintu byose aba yabigize easy. Disi yari byo byishimo yifitiye, ariko avuga ati babe, ndi
ndi kumva turi mu isi ya twenyine pe, kubera yuko ndi kumva ari byiza. Ubu se uzajya uhora unzana gutya? Ubwo umusore disi nawe ku kintu bita gutereta byo yari abizi, ahise avuga ati baby ngaho ufunga amaso nkwereke umunyenga nkumvisha. Ubwo disi agakobwa kafunze amaso, umusore arihuta akana kumva disi ni umunyenga. Ubwo aho bagize disi umusore ahita ahagarara. Umukobwa avuga ati baby natinze baranyica sibyo, ariko nizere ko uraza kugaruka kuntwara kandi ndagutegereje sibyo. Ubwo umusore yavuze ati ya ibyo nabyumvise. Ubwo umuhungu wasaga nkaho atabyishimiye yahise atwara igare arigendera. Umukobwa asigara ahagaze aho ngaho ariko avuga ati baby kubera icyo nziza ariko ugenda nakubwiye ko nkukunda. Ubusa uri kureba ndiga gute? Ubwo akana kagiye ku ishuri ariko ubona ko kababaye kubera ko umukunzi we atamusezeye. Ubwo umusore nawe rwose wari umeze nk'imburamukoro wari wemerewe kuba yaza kuba iwabo umukobwa, yaraje ahita atangira kwirebera amafilime burinda bwira. Ubwo umukobwa aho yaviriye ku ishuri yaje ari kuvuga ati baby umeze ute? Ubwo umukobwa yitegereje ibintu umuhungu aba yakoze, ibikweto, ibisogisi, ibintu byose bayashyize aho ngaho, ubona ko nta suku na nkeya umuhungu afite. Ubwo umukobwa we byaramubangamiye avuga ati baby ese ntabwo wigeze utegura icyo kurya uyu munsi basi? Ubwo umuhungu wari warangariye mu mafilimi yese avuga ati ya nibagiwe, ntabwo nabikoze, nyine agafilimi kandyohanye bituma ntaza ngo nteke, ariko nyine umbabarire. Ako baby nyine ntanakubeshya uretse ko nanjye ntabwo nzi guteka pe sibyo. Byanteye ubunebwe rero guteka ibintu nazi, noneho natekerezaga ukuntu ndaza kugutwara ku ishuri nkumva ngize ubunebwe icyarimwe, mpitamo kuza kwiryamira pe kuko numvaga nta kindi kintu nakora, numvise naza kwiruhukira. Ubwo umukobwa se atangira kuvuga nabi ariko uvuga ati ariko baby wacyure ku bwo bunebwe ku buryo utazi no gutegura akantu ko kurya saa sita basi ku buryo utanabishobora. Ubwo umusore yahise ahaguruka araje ati mva nkubwire rwose Clary sibyo, ntabyo nzi, sinigeze nteka na rimwe mu buzima bwanjye, ibintu byose ni mama wanjye wabiteguraga, rero ntabwo wandenganya kubera ko njye ntabwo nigeze mbonaho nteka rwose. Ubwo umukobwa yarambwiye ati nyine ibyo ngibyo ugomba kubyikuramo, none ko abonye papa wanjye akwemera kuba waba ahangaha, yigeze avuga ko azajya anadutunga, ubu papa azajya rwose mu gikoni ateke duhari. Ubwo umuhungu yahise avuga ati none si njye nabigenza ne, mama wanjye nanjye niwe wabinkoreraga, none ntabwo papa washaka kujya bidufasha, rero uzaze nkujyane iwacu kugira ngo mama wanjye bari uzajya ubidukorera, nawe siko papa wawe yabyanze. Ubwo agakobwa karikanze avuga ati vuze ariko Dani wagiye ureka koko, ibintu byose umuntu agomba kubyiga nyine, tugomba kubyiga ibintu byose tukabigerageza, naho ubundi n'ibitabo ibyo ngibyo papa wacu azisubira. Ubwo umusore yahise asa nk'uwivumbuye araje ati nyine mva nkubwire Clary, ndabizi ko na mama wanjye ubu ngubu yanteguriye icyo kurya, ikibazo nuko ari buze kumbura, rero hakugira ngo nkomeze kukubera umutwaro ahangaha reka njya kurya mu rugo ubundi ngaruke nyuma, hari ikibazo? Ubwo agakobwa disi kubera yuko kikundiraga umusore kahise kavuga ati no Dan basi wigenda rero sibyo bireke. Ubwo umuhungu yaranze aragenda, umukobwa kubera ko yikundiraga umuhungu imva rwose umujinya uramwishe ariko avuga ati ubundi siyo yaje kugenda. Ubwo disi ko umusore yakagiye, umukobwa agahinda karamurenze nuko asigara aho ngaho yicaye arimo kurira. Ubwo papa we mukuze yaraje asanga umukobwa we arimo kurira, araje ati wabaye iki mukobwa mwiza? Niko Clary byagenze gute mwana wanjye, wabaye iki? Ubwo umukobwa disi yahise ahaguruka ahobera papa we araje ati papa ni ukuri sinyishaka kubana n'uriya muhungu ngo ni Daniel, ntabwo nyibikeneye, byaba byiza rwose umwirukanye akavanga. Ubu se koko umuntu utazi no gukora ikintu na kimwe, nta kintu na kimwe yankorera, ntago anyumva, nuwo kwirwa yicaye gusa ngo arankunda, ndiko nta kintu na kimwe yamarira rwose. Ubwo umusaza disi yarabyumvishe araje ati ngaho tuza nkubwire mwana wanjye Clary sibyo, wirira mwana wanjye, urabizi ndagukunda, ntabwo nakifuza kukubona urira sibyo, nta mpamvu yo kugira ngo umuntu uturutse hirya y'ubuzima bwawe aze yinjire mu buzima bwawe atangire kukuriza.
ntabwo ugomba guhangayika kubera umuntu, sibyo? Ahubwo ugomba kwirinda ikintu cyose cyatuma urira. Ngaho mbwiza ukuri mwana wanjye, sibyo? Nese ko udashaka kubana nawe ntabwo umukunda? Ubwo umukobwa disi wari usaga nkaho ari kurira yahise avuga ati papa, kuba mukundaho nyine ndamukunda, ariko ntabwo ngiye niteguye gukomeza kubana nawe kubera ko buri kanya bari kumvugisha, nta kintu na kimwe anyumvaho, ibintu byose mubwibona ko yabinegrije, nta kintu azi gukora. Ni ukuri rwose yatangiye kumbera umutwaro. Papa, sinshaka kubana nawe, ubanza hari nyine ari igihe kitaragera, ariko ndi kumva rwose ntakibikeneye. Nyine papa, urabizi ko ndi hafi kurangiza amasomo yanjye, kandi wari waravuze ngo nindangiza kwiga ngo uzadushyingira tugiye kubana, ngo nyine tugende kure yawe, ariko ntabwo mbishaka. Papa, ntabwo nkibishaka, sinshaka rwose kuzabana nawe kuko nta cyiza ndi kumubonaho. Ubwo umusaza yarabyumvishe, disi warimo no kubyumva cyane kurusha uko umukobwa ari kumubwira. Ubwo yahise amubwira ati mwana wanjye, ngaho humura, sibyo? Nagusezeranyije yuko utazarira nyiriho cyangwa ngo ugire ikintu na kimwe wifuza. Ngaho rero tuzi ibintu byose ndi kubyumva, kandi rwose bizagenda neza, sibyo? Niba nyine umusore utakimushaka nta kibazo, nanjye ntabwo namuguhatira. Wowe ugenda wite ku masomo yawe, wige utsinde kugira ngo utazatsindwa, ibindi byo rwose byihorere bizikora, sibyo? Ubwo Clarisse yahise avuga ati yigura hata papa, reka ngende nigire ku masomo yanjye, cyane ko n'ubundi njyewe nshaka kuzatsinda, ubundi nkahita mbona akazi keza, nkabona amafaranga, ubundi papa nanjye nkazaba umukire ku giti cyanjye. Ntabyo kuvuga rwose ngo ngiye gushaka umugabo ngo ndi gukundana, ntabwo nyibikeneye, ntabwo nyibishaka papa. Ubwo umubyeyi disi yaramurebye araje ati yego nta kibazo rwose mukobwa wanjye, kandi nzagushyigikira kuri buri kimwe cyose uzashaka gukora. Ikindi kandi afite ati nzuzabona n'undi musore ugukunda by'ukuri, urekane n'uriya rwose usa nkaho ushaka gutesha agaciro, sibyo? Ubwo umukobwa disi yahise avuga ati nta kibazo papa, ndabizi ko ninkora nkiteza imbere nanjye ntazabura umuntu nkunda kandi akankunda by'ukuri. Ikindi kandi nawe azaba afite ibintu byinshi azi. Ubwo disi umusaza yishimiye ko umwana we yashyize ubwenge ku gihe, araje avuga ati wawu Karari, isomo nashakaga kubona rwose uraribonye, ubu ngubu nta kibazo nyigifite pe, sibyo? Iteka rero nzahora hafi yawe, mwiteho, muhe buri kimwe cyose ukeneye, gusa ariko nushaka kuzanyereka ko wakuze nyine nzakureka byikorere. Ubwo umwana yahise avuga ati oya papa, ubu ngubu ntabwo bizongera kubaho, ndabibonye ko nkiri muto kuri wowe, ndacyagukeneye papa, ikindi kandi urabizi ndagukunda. Ubwo umwana disi yahobeye papa we, ubona ko yikundanira na papa we. Papa we disi nawe yamwitagaho cyane ko n'ubundi umwana yakuze yibanira na se gusa. Ubwo umusaza nawe yishimiye ko umwana we yashyize ubwenge ku gihe, ko yabonye ibibi byo kuba yashaka akiri muto cyangwa se yo kwijandika muri ziriya nkundo z'abana, ko hari ibintu byinshi bishobora kuzamugiraho ingaruka yakishoramo. Ubwo barakwereka weekend yarageze, umukobwa atangira kubyuka yibereye mu masuku. Ubwo muri ako kanya akiri mu masuku, wa musore bakundanaga ngo ni Daniel yahise aza, araje ati waramutse gute babe? Ubwo umukobwa disi kuko yakundaga umusore ntabwo yari kumwirengagiza, yahise amusamira hejuru avuga ati babe waramutse gute? Ubwo umukobwa yagiye kumuhobera, umuhungu ahita asa nk'umwishikuje, umukobwa ahita yikangamo avuga ati byagenze gute se kutamobe? Ubwo umusore yahise amubwira ati mva nyine Akarari, naho nyine narinje aha ngo tuganire, hari ibintu nshaka kukubwira nyine by'ingenzi kandi kuri twebwe. Nyine Karari, naganiriye na mama wanjye, mubwira kuri bya ndi papa wanyu yari yambwiye, gusa ariko nyine mama wanjye yangiriye inama, yambwiye ngo kunga no ntabwo ndi ready kuba najya mu rukundo cyangwa se ngo kuba nakita ku muryango. Arambwira ati ibyo bintu ntangiye kwishuramo niba mbivuyemo. Ikindi kandi yampaye n'ingero zifatika, ariko mbwira ngo nta kazi ngira, nta mafaranga, gute nishora mu rukundo kandi nta mafaranga mfite. Ubwo umukobwa disi yarabyumvishe, araje ati none se ushatse kuvuga iki dani? Ushatse kumbwira ko ibyacu bigiye kurangirira aha ngaha? Yego, njye ntabwo ndi kubyumva. Ubwo ushatse kumbwira ngo iki? Ubwo umusore yahise amubwira ati nyine Clary, sinzi nimba uranyumva neza cyangwa se uri bubyumve ute,
ariko nyine ntabwo iki ari cyo gihe cyo kuba twajya mu rukundo nka ruriya twari twinjiyemo, sibyo? Urabizi papa yaravuze ngo nurangiza kwiga azadushyingira, ariko si koko natushyingira tuzabasha kwibeshaho? Mama wanjye nyine nanjye yabimbajijeho, kandi koko ntekereje numva ntabwo bizashoboka. Urabizi ko wajya gunanyaka amafaranga yo gutega taxi nkayabura, ubwo uri kumva none hari urugo narushobora. Clarine, dufite gutekereza kabiri, sibyo? Ngo umukobwa disi utari uri kubyumva yahise avuga ati babe, ariko urabizi ko papa wanjye we yari yatwemereye, sibyo? Ntabwo ibyacu byahita birangira gutya, kuko urabizi ndagukunda cyane. Ubwo umusore yahise afata umukobwa mu biganza aramubwira ati mva nkubwire Clarine, nyuma y'inama mama wanjye yangiriye nta kindi kintu narenzaho pe, kandi ni ukuri umbabarire, sibyo? Ibyacu bigomba kurangirira. Ubwo umusore yahise amurekura arigendera, ubona ko koko yaje yahinduye ibitekerezo. Ubwo agakobwa disi kamukundaga by'ukuri kasigaye aho ngaho kari kurira, kari guhamagara ati Dan, ntabwo wansiga. Ubwo umusore yararenze, umukobwa ahita atangira guseka n'ibyishimo byinshi avuga turakoze cyane rwose mana yanjye, urakoze, ibyacu birangiye mu mahoro, nanjye nibyo nifuzaga. Ubu se yumvaga ari impuhwe ngiye mufitiye. Mana ushimwe basi ko munkuye imbere, ntabwo nabyiyumvisha ko ibi bintu rwose bikunze, nkaba nzongera gukundana n'udutineja nka turiya, wapi? Kajya kubwira papa wanjye ahubwo iyi nkuru nziza ntabwo nayihererana. Ubwo umukobwa wese yirukanka ajya kubwira papa uko bigenze, ariko mubwira ati papa, bya bintu koko biciyemo neza ku mahoro nta kavuyo, birangiye n'ubundi tubihagaritse rwose, ubu ngubu ndi kumva ameze neza ntekanye. Ubwo umusaza disi yarishimye cyane ko isomo yari ashatse gutambutsa ryari ryumvikanye, kubera yuko nta zindi mpuhwe yari abagiriye bariya bana, ariko babwira ati nta kuntu se umuhungu yaza kuba ngaha muri iyi nzu. Ubwo yagiraga ahubwo abiyegereze batazajya no mu mico mibi, ahubwo abigisha isomo gahoro gahoro, abereka buryo ki imyaka barimo atari iyo gukundana, ahubwo ari iyo kwiga no gushaka amafaranga. Ubwo byarangiye koko babonye ko ari ukuri. Clarisse afata intego yo kuba yabanza akajya kwiga yize akajya gushaka akazi, umusore nawe afata iya mbere ajya gushaka amafaranga kugira ngo azabone ayo gutunga umuryango we igihe azaba yarashatse umugore. Ubwo inkuru yacu ni gutyo yagenze. Clarisse na Daniel batandukana gutyo, ndetse na twa tugeso tubi bari batangiye kugenda bishoramo bature kuko nguko. Mwakoze cyane kubana nanjye. Yari Obi. Kora like, share na comment niba wabikunze, kugira ngo tujye dukomeza kubana umunsi ku wundi. Ndabakunda cyane, dusubire mu y'ubutaha.